twicare. Amen. none ibintu mfite byose ntabwo nkibigondera, ibyo ntunze nanjye ubwanjye ibyo wamucuzi, ibyo ntunze ibyo ntunze nanjye ubwanjye ibyo wamucuzi. none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye ibyo wamucunguzi. none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nawe ubwawe ibyo wamucunguzi. none ibintu dufite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye ibyo wamucunguzi. komera Imana amashyi. baririmbyi mujye kwicara, Imana ibaha umugisha. twemereye guhagarara imbere yanyu ubwoko bukomeye, abantu babyutse baje kureba Imana. Bibiliya iravuga ngo ntawe uza aho ndi atari njye mureheje. mwese uko mungana mwaje ku murariko ku butumire bw'Imana. Imana yo mu ijuru ni ishimwe. by'umwihariko nshimye Imana kuba ishobora kurarika abantu yabatumye ngo ivugane nabo, yarangiza ikampindura akanwa kayo ikanyemerera kuvugira muri nge. mu ntizi ibiganza tubirambure tuvuge ngo Imana ni ishimwe. hanyuma turashimira umushumba mukuru w'itorero niwe utugena uburyo dukora umurimo, kugira ngo tumutunge ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. ndashimira abashumba kandi biba bizwi umuntu uri bukora umurimo habaho gusenga Imana, akamwegereza Imana kugira ngo ize kubana nawe, nabo Imana nibaha umugisha. ndashimira abaririmbyi baba bateguye iteraniro, bateguye tere, tukabona uburyo dukora umurimo neza bitworoheye. nongera gushimira by'umwihariko umuyobozi wa gahunda, Imana imuha umugisha, ubwo azi impamvu yabyo, Imana nimuha umugisha. hanyuma uyu munsi ni umunsi wa Rwanda shima Imana. Imana rero yashyize ku mutima icyo mvugana n'ubwoko bwayo. icyo yashyize ku mutima nubwo ari Rwanda shima Imana, icyo yashyize ku mutima irashaka ko nawe uyishimisha. yaradushimishije ariko natwe tugire gute? natwe tuyishimishe, noneho ifatanye natwe kwishima. Imana nishimwe. ufite ahantu wandika byaba byiza, ufashe telefone yawe ugakuraho interinete kugira ngo itakuderanja, nabyo ni byiza. hanyuma nayo ukayikoresha ukayandikiramo ugafata note, nabyo byaba byiza. bamuvuze ngo wakuraho interinete nuko nabonye hari utuntu tuba twinagamo udafitanye natwo gahunda, ariko ushobora no gukubitaho ijisho ukabona karihutirwa. ubwo rero twe twihutirwa budufunze, hanyuma duha umwanya ijambo ry'Imana. ndibaza ko mwananyije gukuraho interinete, hanyuma tukagendana neza mu ijambo ry'Imana. ikintu Imana yashyize ku mutima ngo mvugane n'ubwoko bwayo, yambwiye ngo mbabwire ngo hari icyo usabwa gukora kugira ngo ubeho ubuzima butagira umuvumo. ndasubiramo, hari icyo usabwa gukora kugira ngo ubeho ubuzima butagira umuvumo. mbibutse ko umuntu agira ibintu bibiri adafite ahantu yabihungira.
kimwe ni umugisha, ikindi ni umuvumo. Nta muntu ubaho adafite kimwe agendana, nta muntu ubaho adafite kimwe kimuriho. Ni umugisha cyangwa ni umuvumo, nta handi, naho ngaho. Ibyo dushobora kugira amahitamo yo kubaho mu mugisha, cyangwa se tukagira amahitamo yo kubaho turi mu muvumo. Ibyo twabihitamo, ariko dufite ubushobozi bwo kubaho muri ibyo byombi ntaho turi, ntago bikunda. Hanyuma natekereje nyoboye n'Umwuka Wera kuganira ku bintu 5 ushobora gukora kugira ngo ubeho mu buzima budafite umuvumo. Ibintu 5 tugiye kuganira usabwa gukora kugira ngo ubeho ubuzima butariho umuvumo. Kandi ibintu 5 nubikora uzaba wakoze ku mutima w'Imana. Icyo gihe izagushimisha, nawe uyishime, uzajya uyishima nayo igushima. Uzabaho ubuzima budafite umuvumo. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Ndavuga ibintu byinshi ariko mu gihe gito, ubwo rero tube maso, dukurikire kandi twihuse. Imana iduhe umugisha. Icya mbere ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nicyo cya mbere usabwa gukora kugira ngo ubeho ubuzima butariho umuvumo. Ndagira ngo nsabe kozi w'Imana Pastor Assumpta bamushyikirize mikoro, hanyuma afashe dusangire. Bakorino ba 2:5-17. Icya mbere ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niyo ntsinzi ya mbere yo kubaho mu buzima budafite umuvumo. Bakorino ba 2:5-17. Kadusome mu izina rya Yesu. Bakorino ba 2:5-17. Dusome avuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera babishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo umuntu wese yari muri Kristo. Iri jambo twe kwihuta turisurinye, iyo ari muri Kristo. Ndabisobanura gatoya. Ngira ngo habonetse nk'ikintu cyari kije kukurya, ariko iruhande rwawe hari imodoka. Iyo uri ku modoka kirakurya, ariko iyo ugiye mu modoka ntago kibasha kukurya. Ngira ngo ibyo birasobanutse. Habonetse inzoka, imbwa, ibintu bitoya bishobora kutabasha kumena imodoka ngo byinjiremo, bikaza bije kuguhungabanya, cyangwa se ari umuntu ushatse kugukubita, biragoye ko akugeraho iyo winjiye mu modoka. Ariko iyo uri ku modoka biroroshye cyane. Aha rero ijambo ry'Imana riravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo, iyo umuntu ari muri Kristo, birashoboka ko abantu baba kuri Kristo ariko ntibabe muri Kristo. Kuba kuri Kristo biroroha, ariko kuba muri Kristo biragora, kuko hari conditions, hari ibyo usabwa bigorana. Ari nayo mpamvu kenshi abantu baba kuri Kristo ariko ntibabe muri Kristo. Iki gihe rero ibije bikwataka biragufata. Umuntu ashobora kuba muri Betesida ariko ntabe mu Betesida. Umuntu ashobora kuba mu bakristo ariko atari uwa Kristo. Ibyo ni ibintu bisobanutse kandi bibaho. Iyo rero uri muri uyu mwanya wibeshya ubutabazi, ariko nyamara habonetse ikiza kuguhungabanya, biracyorohera kukugeraho. Imana itugirire neza. Kuki ari ngombwa kuba muri Yesu Kristo kugira ngo tubeho mu buzima butagira umuvumo? Ndabisobanura mu ncamake kubw'igihe. Ndagira ngo mbibutse ko hari amaraso ya mbere abasha kumeneka kugira ngo umuntu aboneke ku isi. Amaraso ya mbere ni amaraso ameneka tuvuka ku babyeyi bacu batubyara. Aya maraso wanze ukunze nta yandi mahitamo, nta muntu ushobora kuvuka aya maraso atamenetse. Baba bamubaze, yaba yabyaye neza, ibyo twita kubyara neza, uko byagenda kose inzira byanyuramo, hari amaraso ameneka kugira ngo umuntu aze ku isi. Aya maraso rero asimburwa hari andi maraso ya kabiri nayo ngiye kuvugaho. Aya maraso ya mbere ni ya maraso nkanjye mu gisanira cyanjye nshobora kuvuga ko ari amaraso afitanye isano no kwa Ngarambe. Ngarambe ni data. Ayo maraso akagirana isano n'inyuma iyo ngiyo gukomeza. Ni ya maraso rero ashobora kubonekamo umuvumo, ashobora kubonekamo karande, ashobora kubonekamo inyatsi, ashobora kubonekamo ya
mivumo yose tutazi iba yaraturutse ariko ikaba itugendaho. Bibiliya iravuga ngo ba data bakoze ibyaha ariko ntibakiriho, abagaragu nibo badutegeka. Bibiliya ikavuga ngo habuze umuntu wo kuturokora. Uyu munsi tuvugana ntago habuze umuntu wo kurokora umuryango wanjye, kubera ko ngewe narabonetse, duhereza Imana icyubahiro. Uyu munsi ntago habuze umuntu wo kurokora umuryango wawe, kandi warabonetse ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Urahari kugira ngo ucungure umuryango wawe, urahari kugira ngo ucungure abahafi n'abakure, urahari, duhereza Imana icyubahiro. Aya maraso ya mbere niyo dushobora gusangamo ko hari umuryango bashaka ari uko bigoranye, ndetse niyo bashaka ntibaramye ingo. Aya maraso ya mbere tubasha kuyabonamo abantu bagerageza gukora bakigira imbere, ariko bose bakaba bafite ahantu batarenga, ku buryo bakorera ku kiziriko ajya kuharenga, hanyuma Satani agakurura ntibaharenge. Muzabibona ko hari abantu barangiza kwiga batangira gukora, wajya kumva amatangazo ngo yitabye Imana. Hari n'abantu ujya kumva ukumva ngo byararangiye, asigaye yarijanditse mu biyobyabwenge kandi arangije afite masters. Ibyo bintu bikurikiranye ntabwo usanga bikatira hano hafi, aho gusanga ari ibintu by'uruhererekane. Ibyo bintu rero dusanga byizingiye muri aya maraso ya mbere y'umuryango. Uzasanga umuntu yaratandukanye n'uwo babana, hanyuma numuganiriza ukamuganiriza neza, azakubwira ati ariko sinjye gusa na mama wacu byamubayeho. Hanyuma nyina wabo nawe muganiriye yakubwira nyina wabo byabayeho. Usanga bya bintu ari uruhererekane. Ibi bintu rero biba muri aya maraso ya mbere. Hanyuma hari amaraso ya kabiri nihuse. Aya maraso ni amaraso Yesu yamennye ku musaraba i Golgotha, kugira ngo aze akore deconnexion, ahubwo ahita akora indi connexion. Haleluya, duhereze Imana icyubahiro. Aya maraso Yesu yamennye ni amaraso aza kuntandukanya na karande na kavukire by'iwacu. Iyo maze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ijambo riba riravuze ngo ibya kera biba birangiye, byose biba bishize, ahubwo hakabaho kuba ibintu bishyashya. Bya bindi byakurikiranaga imiryango y'iwacu ntago binkurikirana, ibyakagombye gukurikirana abana banjye ntago bibakurikirana, ibyakagombye gukurikirana umuryango mba nabikase, kubera ko ndi muri Kristo Yesu. Ngarukiye ahangaha, ni byiza kuba muri Kristo Yesu, ukinjiramo neza. Iyi modoka yitwa Yesu ukayijyamo, ugafunga imiryango n'ibirahure, ukamekinga shuwa ngo icyaturuka hanze ntago kiri bumfate, ndashinganye, duhereze Imana icyubahiro. Dore ikibazo turimo kugira rero bashumba, umuntu aramaramo iminota 30 agahita akingura akajya hanze, mukanya imbwa ikabira muriye. Kandi ndibaza ko kiri kumvikana. Urimo uragera aho usabwa kwirwariza, ukaburambitse Yesu hasi, mu yandi magambo bawe usohotse mu modoka gatoya, ariko inzoka irakurya. Guma muri Yesu Kristo, nubwo haboneka ibishaka kugukuramo, ariko gumamo uhame hamwe, bizakurinda ibi byose navuze haruguru. Iyi mivumo yose ya karande, imivumo y'imiryango ntaho uzahurira nayo. Imana yo mu ijuru nishimwe. Nihuse. Hanyuma icya kabiri ni ukwita ku babyeyi. Kwita ku babyeyi, babyeyi bakubyara, babyeyi b'amaraso. Ndagira ngo sabe umukozi w'Imana afashe gusoma kuva 20:12. Ibi bintu byumve neza, ubyakire, uzabigenderemo, bizagufasha kugera kure. Kuva 20:12. Dusome mu izina rya Yesu. Kuva 20:12. Wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Amen. Wubahe so na nyoko, kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu. Nabyirutse numva abantu bavuga ngo ni ibikenya batarama. Natunguwe cyane nuko nubwo ntumvaga ibyo baba bavuga, ariko naje gutungurwa nuko wabashije kurokoka ntapfe, ubari muri gereza mubonzi. Batumviraga ababyeyi bakabavuma, bikaba ibintu bikomeye cyane. Kavuga ngo uri igikenya, ngo nta kintu uzimarira. Njya numva abantu hano ku ruhimbi baza bakavuga ngo wacu barambwiye ngo sinzikamira nayimbwa. Bakubwiye kutazikamira nayimbwa uvuye kuvoma, cyangwa bakubwira kutazikamira nayimbwa wanze kujya kuvoma? Tujye twanariza ibintu abantu batubwirira ahangaha. Ibi bintu wari uvuye gusenya inkwi,
wari uvuye gukora imirimo myiza, wari uvuye kuragira, wari uvuye gukama, ibyansi ubizanye, barakubwira ngo ntuzikamira n'ay'imbwa. Umuntu uzavuga aya magambo tubaye tumutangarije ko nawe tumukemanga. Turamukemanze. Nuvuga ibi bintu uzamenye ko tugukemanze. Mu yandi magambo uretse ubuntu Imana yabukugiriye, ariko uwavuga ko wari umwana mubi ntago yabarengereye, kuko umubyeyi ntago yabyutse ngo abyuke yarose kuvuga ibi bintu, ahubwo wari ufite imyitwarire mibi. Bibiliya iravuze ngo twubahe. Ndimo mvuga aya magambo ndagira ngo abandebera mu Itangiriro 1 kugeza kuri 4. Twubaha ababyeyi bacu ku bantu bakibafite. Twubaha ababyeyi bacu, dukora ibyo dusabwa ku babyeyi ngo kugira ngo turame. Mbibutse ko umubyeyi si ngombwa ngo avume, iyo ababaye gusa bigukoraho. Soma Itangiriro 27:1-4. Itangiriro 27:1 kugeza kuri 4, dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Isaka ashaje amaso ye, yego, Isaka ashaje amaso ye, amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati mwana wanjye, aritaba ati karame. Komeza. Aramubwira ati dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha, ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigire y'umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Amen. Isaka atarapfa aravuga ngo mwana wanjye jya guhaha, jya mu murima, jya mu mirimo, dore narishyuye Minerivare, dore narakureze urakuze, dore urakenewe ku isoko, dore nawe ugeze mu gihe cyo kuba umuntu w'umumaro, none ndakwinginze. Mbibutse ko atari umukene, ntago yari akennye, yari yikwije, ariko atoza umwana, abwira umwana ngo genda ujye guhaha, ariko numara guhaha uzajye wibuka so. Kabone nubwo yaba yikwije, ariko ugomba kuzajya wibuka ababyeyi, ngo hanyuma ugende unzanire umuhigo, hanyuma nurangiza unawunekere, nanjye nkurye nkusabire umugisha ntarapfa. Ndagira ngo mbatangarize ngo kimwe mu bintu usabwa gukora, cya kabiri usabwa gukora kugira ngo ubeho ubuzima butagira umuvumo, ni ukwita ku babyeyi. Niba wagiye guhaha, niba wagiye gushakisha, ariko ukagira ikintu ubona, ugomba kumenya ngo nyuma y'ibyo byose ugomba kwibuka ko hari umuntu watanze imbaraga, hari umuntu watanze amaboko, hari umuntu wakoresheje ibishoboka n'ibidashoboka, hari umuntu wambaye nabi, hari umuntu wariye nabi, hari umuntu utarabonetse mu bandi bagabo. Bantu b'Imana, twebwe turi mu mujyi, ariko nije nakoreye mu byaro, nabonye ukuntu umuntu akunyuraho ukumva aranuka, afite impumuro itari nziza, ariko wareba ugasanga kubera urugendo nuko utagira ibikoresho, ugasanga umwana yamunyariye, inkari zashotse hano. Uyu mwana yamara gukura akajya kwiga akarangiza, yarangiza akirirwa muri uyu mujyi yambaye kositime nziza, papa we yambaye ipantaro irimo ikiraka. Uyu muntu afite umuvumo ku kigero cyo hejuru, ibyo yakora byose afite umuvumo, nta masengesho abaho ashobora gukuraho uyu muvumo. Ngo genda unzanire umuhigo, unzanire ikintu cyo kurya, nanjye nguheshe umugisha. Somera Itangiriro 4:24, ndi kwihuta. Itangiriro 4:22. 24. Kadusome mu izina rya Yesu. Niba Kayini azahorerwa 7, nukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Itangiriro 9:24. Kadusome Itangiriro 9:24. Yego. Na 4, dusome mu izina rya Yesu. Nowa arasinduka amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye. Amen. Komeza hepfo gato. Aravuga ati Kanani avumwe, azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi ati Uwiteka himbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani aba umugaragu we. Kanaga aba umugaragu we. Rekera aho ngaho. Iyi nkuru isobanuye iki?
Nowa yaranyweye arasinda, mu yandi magambo yakoze amakosa, ariko yari umuki, yari umubyeyi. Umuhererezi arimo atembera ababonye se yasinze yambaye ubusa. Akimara kumubona ahamagara bene se bavandimwe, arababwira ngo nimuze murebe ibyo mbonye. Data yambaye ubusa, ashyira se ku karubanda. Bantu mudahishira mudakumira. Ubundi usabwa niyo bavuga ngo araroga, usabwa kuvuga ngo muramubeshyera ugasigara ubigenzura, ukanamugira inama. Bantu baririrwa bakora amahano, bakavuga abashumba babo. Nshuti yanjye, ushobora no kuba uri umushyitsi cyangwa uri umusango, birabujijwe, kirazira, kabone n'ubwo ibivugwa byaba ari byo. Kirazira, birabujijwe. Ntawambika ubusa umubyeyi, nyabuneka ntawambika ubusa umubyeyi. Rangije ngabwira bene se baragenda, ngo barangije bafata umwambaro, bafata igitenge, barangije ngo baza kinyuma nyuma, banga kureba ubwambure bwa se. Bageze aho banagaho, baramufubika bahisha ubwambure bw'umubyeyi. Arangije abasabira umugisha, ariko aravuga ngo uyu muhererezi watinyutse kunyandagaza akanshyira ku karubanda navumwe, kandi ubuzima bwe bwose azaba umugaragu wanyu. Guhishira ababyeyi, kumufubika, kumurinda kugaragara nabi muri karitsiye, kumurinda gufata ideni ry'ikibiriti, uri Kamugi muri uyu mujyi tukwemera, uhinduranya imodoka mama wawe yikopesha peteroli. Nshuti yanjye, ibi bintu bizana umuvumo, ibi bintu bizana umuvumo. Birashoboka ko wagira byinshi, ariko you never know, ntabwo uzi uko bizarangira. Ibintu bizana umuvumo. Banyamugi, hari ibintu turimo gukora. Niba uri muri iri teraniro, ibyo bintu bireke. Ibintu byo kujya gusiga inzu z'ababyeyi baca amarangi kubera ko tubona muganga arimo atubwira ngo nimwitegure ntabwo azakira, mwarangiza akaba aribwo mujya kugura amarangi meza. Kajya kugura amarangi meza, mukagura intebe, kagura n'ibitanda, ngo aho bazamusanga aryamye, aho bazamuterura aryamye. Igitanda ataryamyeho ahumeka ukakimuryamishaho ari umurambo. Ni umuvumo. Yagusigisha amarangi meza, ukazana intebe nziza, abamusuye baricaye ku muvure wubitse, ari wowe wari intebe ye. Umuvure wubitse ni wowe wari intebe ye, niho yakiriraga abantu. Warangiza ukagura amadivayi ya za miliyoni ugatereka hari, warangiza ukaduhamagara wasize amarangi meza, ngo tugire ngo niki wanyu bari babayeho. Ahantu hose tuzasanga irangi rishya, tuzashishoze neza uzasanga batahaherukaga. Mujye mugenzurira iri kuri korotire niba ari maze iminsi, ntibazongere kudukanga ngo bari barabigenje neza. Uyu mubyeyi upfanye agahinda, uyu mubyeyi upfuye yiyorose ikirago, yarakuruhiye waramunyariye, akagenda yitwa mubyeyi mbisa mubyeyi harya. Yarikopesheje kugira ngo wige, ariko uyu mujyi waraduhejeje. Nyamara nyuma hari akantu, abantu barimo barishyura imva nziza ariko batishyuye imiti. Kamugezaho yenda gushira mu mwuka, yaraguhamagaye akakubura, warangiza ukamugeraho atakivuga. Nshuti yanjye, uyu mutima cecekanye uzagukurikirana. Usanze atavuga ngo munaganire, byibuze ngo namusaba imbabazi. Mwite ku babyeyi, bizabaha kuba mu buzima butarimo umuvumo. Ndihuta. Merimana amasi. Icyo ndagisoje. Turangiza aya materaniro wamuhamagaye wakanza akanyenyeri, uko bigenza ntago mbizi. Nutihanira muri izi nyigisho, ibyo birakureba. Ndagira ngo mbatangarize ngo kwa muganga burya aho abantu bapfira hari n'abahakirira.
ubu muri aya magambo ndimo kuvuga hari abantu bari bukire, ariko ntibigutangaze hari abahapfiriye. Ariko ndakwifuriza gukira, wijugunye ibinini munsi y'igitanda, binywe kandi ugire gute, ukire mu izina rya Yesu. Bwira umuntu mwegeranye ngo ibi binini binywe, mubwire ngo binywe. Ndisegura ndi kuvuga ababyeyi hakagira abantu nkomeretsa kubera amateka n'ibindi, ariko nawe ndagira ngo nganire nawe. Wabuze ababyeyi b'umubiri, ariko uri muri Kristo Yesu yaguhaye ababyeyi ngabariye. Uyu muntu uzahamagara washingiye, warangiza ukavuga ngo nazahagarare mu ruhande rwa papa. Ese ko aribwo utekereje ko yahagarara mu ruhande rwa se w'umwana? Uyu muntu utekereje ko yahagarara mu ruhande rwa se w'umwana, uyu muntu avutse nonaha, kuje kumureba nonaha. Ngo mushumba ndagira ngo rero ngo rwose ngo murabizi ngo ndi umwana, ngo ndagira ngo rwose ngo mumbe hafi, ngo ndagira ngo rwose umva nkubwire, agaciro k'umwana ni ukuvoma amazi, agaciro k'umwana ni ukuzana inkwi, agaciro k'umwana ni ukumuhamagara akitaba, agaciro k'umwana ni uko bavuga ngo yewe uri hafi ngo ngutume agasanga urahari. Niyo mpamvu muzasanga amagambo menshi ahangaha, hanze ahangaha, ntago ari hano muri church gusa, no hanze mu yandi ma churches, aho usanga bavuga ngo abantu bararobanura. Ntago barobanura, umwana niwe wishakira ingobyi. Byandike, ntago barobanura, umwana niwe wishakira ingobyi. Ntago mama bishop azibuka kuguhamagara kandi mu buzima bwawe utaramuhamagara afite amapera agera muri 7 yamuhamagaye, kugira ngo wozibuke kuguhamagara azabanza avugane n'aba bantu 7 baherutse kumuhamagara. Bibiliya ivuga iki? Dusome ibyanditse, nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazagera gute, bazamurana. Kristo wabivuze ngo nkunda banku donado. Kuki ushaka ko bagukunda udakunditse? Kimwe n'ababyeyi murimo kurakara ngo abana ntago babambitse ingofero mu bukwe, ntazo bazabambika. Niba utarabaye papa nta ngofero bazakwambika. Ibintu byo gutaha ubukwe umuntu yateze umutwe ngo bari bumwambike ingofero, ku ishuri ntiwamusuye, nta Jean de Poche watanze, nta kintu na kimwe uyu mwana kuziho kuva papa we yapfa, kandi uri mukuru wa se wabo, uri murumuna wa se, nta kintu na kimwe yigeze kubonamo. Ariko hari uwitwa Rudoviko ku ruhande wagerageje kumubwira ngo hari igitoki ngurishije, bampaye 7 yajyana. Hama hamwe Rudoviko bazamwambika ingofero urebera. Bashumba abantu barimo kuza kurega ngo aba bana mwabareze bate, byagenze bite, ko tubatarimo kuduha agaciro nk'ababyeyi, mumbwira uticara tuganire. Wowe wareze umwana gute? Mani bahumugisha. Reka nihute. Hanyuma narivuze ngo niba utaragize umugisha wo kuba ufite ababyeyi, ndagira ngo ngusabe ngo egera abatambyi barahari, ubabwire ngo ibyo nagakoreye data, ibyo nagakoreye mama ntabo ngifite, ariko Imana yarakumpaye. Ni wewe waducunguye, ni wewe wahagarariye Kristo hano mu isi, none ni wowe yampaye nduhukiraho. Hanyuma uku kwezi nagombaga kujya gusura ababyeyi, mbasange mu rugo, ndaza gusura ababyeyi. Hanyuma nyuma uzamubwire ngo ufite ubukwe, azabugira ubwe, natwe abidushyiremo, abidutsindagiremo, utabyumva bimwumvishe, utabishaka bimushakishe, kubera ko umwana mwiza yakoze ubu. Ndihuse. Icya gatatu, aho ndahakura inshuti nke, ariko ntacyo buryo kumara igihe kinini uvuga ubusa, wavuga igihe gito ukavuga ukuri. Aho kumara igihe kinini uvuga ubusa, wahitamo kumara igihe gito ukavuga iki? Ukuri.
mbibutse ko iyi ni Bibiliya y'ijambo ry'Imana, ni igitabo cyemewe gukoreshwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Icyo tubujijwe ni ukugikoresha nabi mu nyungu zacu bwite. Igihe cyose ndiwe nkoresha iki gitabo umenye ngo mfite itegeko rindengera, mfite ingingo indengera. Niyo mpamvu ikintu ngiye kuvuga hano ndatanga facts, ndatanga imirongo, ndatanga ibihamya bigaragaza ibyo ndimo kuvugaho mbekura. Icya gatatu ni ugutanga icya 10 n'amaturo bishyitse. Aho niho ruzingiye. Icya gatatu usabwa gukora kugira ngo ubeho ubuzima butariho umuvumo ni ugutanga icya 10 n'amaturo. Ongeraho ijambo rivuga ngo rigize gute? Ngo bishyitse. Nibasomere Maraki 3:10. Bishop Asenga yabivuzemo ndabyumva. Ndabandi Uwiteka ari kumwe nanjye. Kadusome Maraki ibice 3:10. Dusome mu izina rya Yesu. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibe mu ibyo kurya. Ugihagazaho nimubizane bishyitse, mubishyire hehe? Mu nzu yanjye. Mu nzu y'iki? Shuti yanjye, ntaguri jera w'icya 10, ntaguri jera w'amaturo ngo mu nzu yanjye habonekemo iki, ngo murebe ko ntabagomororera imigisha mukaburaho muyikwiza wicaye mukozi w'Imana. Umuntu umwe yagiye kubitsa amafaranga mu gihe leta yari irimo ikangurira abantu kujya kubitsa. Umusaza umwe aravuga ati reka nyajyane, nta kundi numva bakamereje, ariko yajyana atabyumva. Ngo agere kuri gishe arayatanga, ariko amaze kuyatanga barimo bayabara ahagarara hano ku ruhande aravangwa, ariko buriya ndayabasigiye koko. Arayitegereza yahanga ijisho, naho hari undi waje kurotira. Noneho uwo warotiraga amaze kuzuza ibyo asabwa bahera kuri yandi muzehe azanye kuko niyo yari hafi, baba bayamuhayeho. Umusaza agaruka aguruka, barabambwiye siko utagira ntunaretse ngo ngende subiza amafaranga yanjye, utangiye no kuyatanga nkiraha. Arabikije ajya no kubajiraho amafaranga ye. Bibiliya yavuze ngo muzane amaturo ibya 10 bishyitse, mu nzu yanjye habonekemo ibyo kugira gute? Ibyo kurya. Abirwa bavuga ngo abashumba turayarya, ntago ari indabo muba mutuzaniye tuzajya tuyarya. Noneho dukureho urwijiji n'ibindi byose. Izi ndabo muzazisiga hamuzisanga cyangwa muzihindura. Izi ni indabo ntago tuzirya. Ntago bavuga ni muzane indabo mu nzu yanjye hanyuma abakozi b'Imana bazirya. Ni muzane ibya 10 n'amaturo bishyitse, mu nzu yanjye habonekemo ibyo kurya. Tugomba kwambara neza tukahagarara imbere yayo tuvuga ngo Imana igira neza, tutambaye ishati ifite ikora ricitse. Mugomba kumenya ko hari ahantu tutagomba kujya kugira ngo tubaheshe agaciro. Hari amaresitora tutagomba kwicaramo kugira ngo duheshe agaciro mwebwe. Hari n'ibyo dukora atari uko tubishoboye, hari ibyo twirinda biturenza ubushobozi, ariko kugira ngo duha agaciro abo turibo namwe tubaha agaciro. Utazavuga ngo dore umushumba wanjye ukabibwira umuntu wanciyeho ndimo kunywa icyayi hano mu Kabagari hari hafi yaho babumbira amatafari. Impamvu ushobora kutakinywa kugira ngo aho ushoboye kukinywera niba mbona hagusebya nanjye nkabyihorera. Ngo nimubizane mu nzu yanyu, ngo nimubingeragereshe. Hari imivumo, hari n'umugisha bigendana no gukora icyo kintu duhereza Imana icyubahiro. Bibiliya ivuga iki? Niyo Huse nicyo ngiye gusorezaho. Iravuga ngo niyo mpamvu bose bavumwe umuvumo. Usanga umuntu ari muri business, mukanya kaza yirukanka kaza kureba umutambyi, mushumba wirirwa muri office ryari, ndashaka kuza kukureba, ndagira ngo ndambikeho ibiganza, ndagira ngo rwose unyingingire Imana. Business yanze, mushumba ntago uzahangana n'umuvumo wazanywe n'Imana. Twebwe dukuraho umuvumo wazanywe na shitani, umuvumo wazanywe n'Imana ntago dufite ubushobozi bwo kugukuraho.
aho umupira urengeye niho bawurenguri. Niba utarise ku babyeyi jya gusubira ku babyeyi. Umuvumo w'umubyeyi ntacyo tuzagufasha. Niba udatanga icya 10 n'amaturo mu nzu y'Imana ukaba utabikora neza bikaba byanze, jya kubikora. Nutabikora uwo muvumo twebwe nta bushobozi dufite bwo kugira ikintu tubigufashaho. Imana itugirire neza. Birimo birajyamo mwanyanze. Hanyuma dufite abigisha babi kubera impamvu ebyiri. Abambere ni abantu badatinyuka kwigisha icya 10 kubera iki byarabananiye. Nta yindi mpamvu mutari kumviza inyigisho, byarabananiye ntago ashobora kubyigisha. Ntushobora kumara umwaka bishop atarakubona mu bantu batanga icya 10 ngo mfatire ijambo ry'Imana mvuge icya 10. Birabujijwe mu mitekerereze y'umuntu. Ntago bikunda. Nta mushumba, nta muvugabutumwa ushobora kurwanya ibyaha by'ubusambanyi kandi uwo basambana yateranye. Ntago bikunda. Ntago bikunda. Ari mu iteraniro mwari kumwe ku wa gatandatu, ku cyumweru ukabwiriza, uzavuga Imana ibabarira kuko uzi yuko wumva mukeneye imbabazi. Uzavuga Imana itagira amatike, Imana yihanga, nta bindi azavuga. Ntago azavuga ingaruka z'icyaha kuko azi ko no kuwa mbere mufitanye gahunda. Impamvu abantu batarimo kwigisha icya 10 ni iyi: cyarabananiye atoro. Dushireho umucyo. Nubwo waba utemera urukwavu jya wemera ko ruzi kwiruka. Emera ko gutanga icya 10 ari byiza. Emera ko harimo umugisha. Ubwira Imana uti cyokora nubwo ari byiza ariko byagize gute byarananiye. Ngaho ushobora gukura imbabazi no kugira neza kw'Imana. Duhereze Imana icyubahiro. Abantu byananiye barimo kwitwaza ikintu cy'ikinyoma bakabibeshya abantu badasoma ijambo. Protokole mufate za envelope mujye muzinyura mu bantu bange kuzifata. Mufate za envelope mujye muziha abantu bashyiremo icya 10 bandikeho amazina yabo. Umushumba afata umwanya nk'uko bibabwiye abasengere. Iyo turimo kubivuga abajaji muri mwebwe n'ahandi hose birirwa bajaginga wowe utuntu bashyira kuri za social media ngo twasonje. Twashonje kweri? Umubona nta gishoro dufite kabisa. Tuvugisha ukuri. Umubona nta gishoro dufite ku buryo twaza kubatekaho umutwe. Tuvugishije ukuri. Buriya bishop ataje ahangaha ntago yabaho. Ku buryo avuga icya 10 abantu bakirirwa bari sarumaza. Abantu bakirirwa bavuga ibintu bitari byo. Arimo kuvuga ibintu byanditswe mu gitabo, arimo arabisoma hano. Ntago ari inama y'umuryango we arimo kubabwira. Ntago ari imyanzuro y'inama y'umuryango arimo kuvuga, ni hano. Arimo arasoma ibyanditswe. Abantu byayobeye barimo kuvuga ngo ibyo bintu ni ibya kera nibyo ku mategeko ya Mose, ngo nta hantu mu isezerano rishya biba. Mujya mwumva ayo magambo? Mujya mubyumva? Reka mbahe ibyanditswe. Somera Matayo 23:23. Ni mu isezerano rya kera cyangwa ni muri iki? Matayo ari he? Ndagira ngo nce iyo myuka y'abo bantu bari muri uwo mwuka wo kwangisha abantu gukorera Imana ntazi inyungu zabo, bababuza gutanga icya 10. Shuti yanjye, emera ko byakunaniye umanika amaboko. Kandi umusirikare umanitse amaboko ku rugamba ntagaraswa, ahubwo ahabwa support. Niba wumva uri mutsindwa, bwira Imana ngo ndatsinzwe. Umuzamura amaboko, umanika amaboko, uvuga uti ntabara undengere. Uyu mufumu uyu mwaka nawukurwaho gute ko nsinzwe? Ariko wikwidefanda wiburana. Ni byiza nubwo byaba byaragize gute byaratunaniye. Ubu ushobora gusanga hari umuntu urimo kuvuga ngo ariko se we yawe ko abivuze arabikora. None se niba ntanabikora nanirwe no kubivuga, ubwo ndaba afite ibyaha bingahe? Ntumbaze niba mbikora ntabyo nkubwiye, bizwi n'umushumba wanjye.
ariko ndeke kubikora ndeke no kubivuga. Wowe uzazira ko utatanze icya 10, ariko njye ningera imbere y'intebe ya data nzazira ko ntatanze icya 10, hanyuma nzire ko ntanababwiye kugitanga. Ubu rero kimwe ngikuyeho, ariko n'ikindi simpagaze nabi. Matayo Nisezerano rishya, ubwo ndagira ngo abantu babwiye ngo ni ibya kera n'ibyo ku bwa Mose, ndagira ngo mbirangirize aha ngaha, ntazongere kugira umuntu uza kukwinjiza mu myuka mibi y'abadayimoni. Matayo 23:23. Tunyarutse isaha ndabona nta muhi mfitiye. Kadusome mu izina rya Yesu, ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo 23:23. Yego. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, yego, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na nisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Amen. Aho tugendane akuyeho icya 10, agikuyeho. Tujye twanariza, tujye dusesengura. Aravuze ngo ibyo mwari mukwiriye kubikora, ariko na bya bindi mukagira gute? Mukabikora. Luka 11:42 yabwiraga abafarisayo, niba abantu batanga ibya 10, ariko bamara gutanga ibya 10, ariko ku yindi mirimo myiza mu gukiranuka n'ibindi byo bakabyihorera, bakagira ngo icya 10 ni ruswa bahaye Imana. Imana izaguha umugisha wo gutanga icya 10, ibyo byo nta hantu ifite yabikwepera. Izaguha umugisha wo gutanga icya 10, ariko ingaruka z'ibindi bibubamo byo bizagukurikirana. Niyo mpamvu hano babandikiye barababwira ngo mwabafarisayo mwe mwandyarya mwe, kuki mukora ibi ngibi ariko mukirengagiza ibi nibi? Byari bikwiriye ko ibyo muzajya mubikora, ariko na bya bindi mukagira gute? Mukabikora. Mu isezerano rishya ntago hakuraho icya 10, ahubwo hararishyigikiye. Amen. Komeza Luka. Luka ibice 11:41. Yego. 42. 42. Ariko muzabona ishyano bafarisayo, yego, kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na nyiragasogereza n'imboga zose, mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, nabyo na bya bindi ntimubireke. Hari ahantu bakuyeho icya 10. Nyaruka Baheburayo 7:1-2, ubundi aha tuhave. Abaheburayo 7:1-2. Baheburayo 7:1 kugera kuri 2. Kadusome mu izina rya Yesu. Melekisedeki uwo wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, yego, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami, amuha umugisha. Ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu 10 cya byose. Yicarire. Aho ni he? Aho ni Isezerano rishya. Abantu bavuga ko mu isezerano rishya nta bibaho babivanye. Nahoze nsacinga no kuri Google ninjoro, ahita mbonamo ahantu bafite inkurerega bashyushye babyagesereye ko mu isezerano rishya ntaho biba. Ndimo kubisoma. Mwitondere gupfa kwakira ibintu ibyo ari byo byose, aho kuko izi nkuru ntago wamenya ngo umuntu urimo atangaza bakorera mu buhe bwami. Mwitondere za YouTube, kuko ntago uzuye umuntu ahantu umwuka akoreramo. Twagiye dusabwa gutanga icya 10 n'amaturo bishyitse mu nzu y'Imana. Ibi bishyitse ndagira ngo nongere nyivugeho gatoyi. Bantu b'Imana, bakozi b'Imana, dutura Imana nk'abatura amasikini. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi biturisho biri aha ngaha ni ibicamanza gusa, nta kindi bibereye aha. Ibintu byo kwisakasaka ari uko bavuze ngo tujye gutura. Wakabaye uhera ku wa mbere utekereza, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ukaza kugera aha ngaha uzanye ituro watekerejeho. Ntago ari ugupfa kuza gutyo gusukanaga amahanga ngo bishyitse. Umuntu umwe yigeze kurwara, maze kurwara bamushyira mu mwuka. Maze kumushyira mu mwuka yari afite amafaranga menshi cyane, arangije arahembuka. Maze guhembuka bamuha fagitire. Aravuga ati ese ko nta yindi miti mwampaye, uyu ni iki? Baramubwira ngo ni umwuka twaguteraga. Aravuga ngo miliyoni zingana gutya
mu minsi mike ndyamye ahangaha muyanciye kubera umwuka. ubu si Imana yandemye nkaba ngize imyaka igera muri 70 iramutse inyishuje umwuka yampaye ku buntu, imitungo yose mfite niya bene wacu, ntago yabasha kwishyura umwuka Imana yampaye. ukwiye kwibuka ibintu Imana yagukoreye, warangiza ukaza mu nzu y'Imana uzanye ituro watekerejeho kugira ngo uhabwe umugisha. Reka nimuke tugiye ku cyakangahe? Icyakane. Icyakane usabwa gukora kugira ngo ubeho mu buzima butariho iki? Butariho umuvumo. Kirakomeye. Gufata amaboko ya Mose. Reka dusome ibyanditswe. Turasoma ibyanditswe. Kuva 17:11 mugere kuri 12. Ni ibyanditswe. Kuva 17:22 sorry, kuva 17 umurongo wa 11 12. Kadusome kuva 17 bice 17 umurongo wa 11 dusome mu izina rya Yesu. Mose yamanika amaboko Abisirayeli bakanesha, yayamanura Abamaleki bakanesha, maze amaboko ya Mose araruha. Bajyana ibuye bararimutega aryicaraho, Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Amen. Amen. Hari ibintu biri automatique tutasabwa kubitindaho ngo tubivugeho byinshi. Amaboko ya Mose umushumba wacu atishimye ngo iyo yamanikaga amaboko, iyo yazamuraga amarangamutima akishima, iyo yanezerwa akavuga ati intama zikwiriye guhabwa umugisha, iyo yazamuraga ibyishimo akishima akanezerwa, baratsindaga. Ariko yababara bagatsindwa. Mose yababaye, urababara nubwo utamenya icyo uri kuzira. Umushumba arayarizwa n'ibintu byananiranye hano. Ejo tuzahurira nawe muri Majergurira. Amarira umushumba arira aradukurikirana. Tuyaririra muri business zacu, tuyaririra ku bana bacu batunaniye, tuyaririra ku ngo zacu zatunaniye. Ntago byemewe, dukwiriye gukora ibishoboka. Wowe ukajya ukabaza niba ukareba niba hari akaboko kamanutse, warangiza ngo ugatega ukazamura. Duhereze Imana icyubahiro. Ngiyo yamanuraga amaboko baratsindwaga, ariko yayazamura bakagira gute? Bagatsinda. Dusabwa kuzamura amaboko ya Mose, dusabwa kwegera umutambyi, dusabwa kwegera umushumba uw'Imana yashyize ku mutwe uyu murimo, tukamushyigikira tukamufasha kugira ngo ararasinziriye, kugira ngo abone umwanya wo kudusabira umugisha. Biragoye tugashakira umuntu ikintu adashobora kubona. Ntabwo azaba afite fagitire z'umuriro zamurenze, afite ikibazo cya fagitire z'amazi za miliyoni n'amamiliyoni byamurenze, afite ikibazo cy'uko niyo bagize gutya ngo twegeranye barebe ko hari ikivamo, nta kivamo. Shuti yanjye arasenga ati, tekereza wowe, arasenga ati, urumva asenga ati, uretse kurwara intambara nziza, uyu muntu arasenga ate mu wuhe mwuka? Afite umwanya wo kujya kudusengera akadusabira umugisha mu byo dukora, ariko igihe fagitire z'amazi zishyuwe, igihe iby'amazi byishyuwe, dore hariya hirya hari ishuri ry'abana, banywa igikoma baranarya, kandi n'abana b'ababyeyi badafite ubushobozi byishyurwa n'itorero. Ese itorero ni Famille Bishop Rugamba? Itorero ni Famille Bishop Rugamba? Cyangwa itorero niwe nanjye nawe? Bwira umuntu mwegenye ngo burya barya abana banywa igikoma, barya n'ibiryo n'abarimu barabishyura. Ibi byo kwigira ntibindeba. Imana niyigira ntibindeba mu byawe, uzamenye icyo uzize. Manitse amaboko. Ngiye gusoza. Icyanyuma nsorejeho, Imigani 19 umurongo wa 17. Hanyuma dusenga Imana.
Migani ni 19 umurongo wa 17. Inyigisho ntago ba blessinga. Wapi? Ngiki gituma bayitinya rero. Iki gituma bavuga butumwa bayitinya. Barashaka inyigisho bakora mu mufuka. Ngiro ndabahi bakora ku mutima. Kora ku maranga mutima yanyu ntayo nabonye. Kadusome mu izina rya Yesu Migani 19 umurongo wa 17. Yego. Ubabariye umukene abagurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Ubabariye umukene abagurije, dufunge Bibiliya zacu. Icya gatanu no kwita ku bantu bababaye. Birababaje kubona uhera ku wa mbere ugahera mu gitondo ukarinda utaha, nta muntu ukubwiye ngo Imana iguha umugisha. Ese iyo batagusabiye umugisha uba urimo wakira iki? Nabivuze ni bingahe? Iyo batarimo bagusabira umugisha ubwo mu yandi magambo urimo wakira iki? Niba hari ikintu kinezeza Imana ni ukwibona mu byawe. Ntabwo sinzi niba byumvikanye, kwibona mu byawe. Ngiyo ufashije umukene ubugurije Uwiteka. Reka mbabaze, Silvanus, abantu babiri bakugeza imbere, umwe akwishyuza undi agusaba. Vuza abantu bangahe? Umwe akwishyuza undi agusaba. Umuntu wumva ntaho uri bumucikire ninde? Namwe munsubize. Umuntu wahita wumva mama Obama haje abantu babiri imbere yawe, umuntu ukwishyuza ibyo yaguhaye, hanyuma n'umuntu usaba ngo wamfunguriye. Umuntu wumva utazabona aho ucikira ninde? None muribwira yuko niba nge nawe tugeze imbere y'Imana, undi avuga ngo nge nafashije umukene, narishe za minerivare z'abantu babiri, umwana wanjye ntagomba kubura buruse. Undi nawe utarigeze agira ikintu amarira abantu mu buzima bwe bwose, nawe ari mu kumavi y'iminsi 3 abwira Imana ngo Mana ndwanaho, ngo nubikora nzakugirira neza. Urinda ubwira Imana ngo nibikora nawe, ngo nibikora nawe uzayitura. Irakubanza cyangwa yarakubanje? Ibanze kugirira neza kugira ngo uyituriye neza, cyangwa n'ubundi yaguhaye neza uyitura inabi? Aba bantu babiri iyo bageze imbere ya Yesu, umwe avuga ngo nakoze ibi nyishyura, undi akavuga ngo numvise ko uri umugira neza mbabarira umfashe. Umuntu wihutirwa n'uwishyuza, hanyuma bakaza kureba niba haboneka umwanya w'abasaba. Alo, dufata yitatu dusaba cyangwa dufata umunsi umwe twishyuza? Turahitamo iki? We have a choice. Urahitamo iki? Turahitamo gusaba cyangwa turahitamo kwishyuza? Genda ugura agatenge urebe umuntu wambika, ubwira Imana uti nsinze umwuka w'ubukene, ntazagira umwana wanjye wambara ubusa. Ufata umuntu usaba, ugire gute wikoremo umuhereze. Ubwira umuntu utaye amafaranga ntanze n'ugire ngo hari ikindi nyatangira so urukundo mufitiye, ahubwo ndimo ndatsinda umwuka wo gusaba mu bana banjye. Sengesho y'imfabusa tuyareke. Reba umukecuru wambika uvuga uti ndakwambitse, nanjye Uwiteka yaranyambitse, kandi ubuzima bwanjye bwose n'umuryango wanjye ntazagira umuntu n'umwe ukenera gufashwa, ahubwo bazahore mu buzima bwo gufasha. Nguko uko birukana za karande n'ibindi byose. Twe gucurika ibintu, tugiye gusenga Imana. Hanyuma uravuze utese uyu mugabo ko dukubisa turangije, tugende twitahire twipfire, birarangira biti? Ntabwo umuntu uzanye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntasiga abantu bategereza ko bagiye gupfa, ahubwo haba habonetse intsinzi, baba bagiye gukira, baba bagiye guhumanuka, biba birangiriye aha ngaha. Ndagutangariza ku mugaragaro ko ibi byose navugiye aha, niba hariho umwaka wabyo kuri wowe, bigiye kurangirira aha ngaha. Ugiye kuba icyaremwe gishya, urataha uri mushya, bigiye kurangirira muri aya materaniro. Duheze Imana icyubahiro.
ntabwo imana yazanye ibingi gucira urubanza ikwereke ko birangiye wananiranye, ahubwo irimo irakubwira ngo katira aho ngaho uri umutunzi w'imbabazi, ahubwo kuko nagambiriye kuguha umugisha, niyo mpamvu nagambiriye nanjye kukubwira ibintu byatuma udahabwa umugisha. Gutangarize ngo nubwo wumva gukonje, ariko inyigisho iguhesha umugisha niyi, inyigisho ikingura bizinesi niyi, inyigisho yirukana ibihombo niyi ngiyi, inyigisho ituma abana bawe batazaba ibirara niyi ngiyi, inyigisho ituma utazasenya urugo rwawe niyi. Maraki 7:7 ntuhasome, haravuga ngo nimungarukira nanjye ndabagarukira. Bwira umuntu mwegeranye ngo humura ntacyo uba. Irabizi ko wanabishakaga bikakunanira, humura ntacyo uba. Biravuga ngo nimubwira abantu ibyururutse imitima, Imana ntabwo ikindagura abantu, ntabwo inigana, ni inyembabazi ni inyemuwe, ariko ikeneye kumenya ngo byapfiraga he. Ngo nimungarukira ndabagarukira. Irabizi ko hari igihe imibare itahuye, hari igihe warwanya intambara yo kuyatanga biranga. Irabizi, humura yarabibonye. Birashoboka ko abantu batabibona, ariko yarabibonye, byaranze warabihuje biranga, ariko irimo irakubwira ngo humura ngiye gutangirana nawe ubuzima bushya. Rambura ibiganza wakira imbabazi z'Imana. Tugiye kwitandukanya n'uyu mwuka w'umuvumo, kubera ko hari n'abapfuye tutabashije kubakora ibyo tugomba kubakorera, ariko Mana itugirire neza. Dusoza Matayo 8:4 haranditswe ngo amaze gukira ibibembe arabwirwa ngo genda wiyere ku mutambyi. Ndavuga ibya hansomere ndashaka ibihamya. Itegure kwenu mwigenye ngitegure, tugiye gukubita dayimoni tuyirangiriza. Dusome mu izina rya Yesu ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo 8:4. Dusome. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati wirinde ntugire ubwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi uture n'ituro Mose yategetse ribabera ikimenyetso cyo kubahamiriza. Amen. Ijambo rivuze ngo iki? Ibyo nije mbivuze, biri muri agenda yanjye. Aramukiza, ariko aravuga ngo hari agaciro k'umutambyi. Nubwo nge ngukijije, ariko genda wiyereke nde? Genda wiyereke umutambyi, utanga ituro y'ukwihumanura. Mushumba, mubyeyi wanjye, uboneka harya muri ofisi wakira abantu bose kwa kangahe? Kwa genda witegure neza agiye kudusengera Imana. Genda witegure neza, uzaze umurebe, umubwire ngo narinje kukubwira ngo Imana yarambabariye, ariko yarambwiye ngo ninze niyereke umutambyi, ntanga ituro akore ku biganza byawe aguhumanure. Ibi bintu ni biblique, biri muri Bibiliya, ntago ari bihimbano. Kugira ngo nsaba umuntu ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, twabivuze hano kugira ngo bimutandukanye n'ari amaraso y'umuryango hirya iyo ngiyo, ahubwo bimushyire mu gisekuru gishyashya cy'amaraso ya Yesu Kristo. Niba rero utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, rambura ikiganza kugira ngo twihute hanyuma turangize. Niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, rambura ikiganza hanyuma tugufashe tukunge n'Imana, Imana itugirire neza. Rambura ikiganza niba uhari, turi kwihuta ntabwo dutinda. Wahaguruka ukajya hejuru tugufashe. Hari imyuka, hari imbaraga mbi, hari uruzingo, hari ibintu bizatuma utagera kure, keretse ukijijwe gusa ukitandukanya n'uwo mwuka, ukitandukanya n'izo mbaraga z'ibiryango. Hari ahantu iwanyu mutagera, keretse ukijijwe nibwo uzaharenga. Hari urwego iwanyu batageramo, keretse ukijijwe nibwo uzarugeramo. Ibi ni ukwitabara, ntabwo tubitindamo.
nukwitabara ntago tubitindamo. Niba udakijijwe izo ntambara zose urimo ubona zirarangirira ahangaha. Uyu munsi Imana igiye kukura deliverance, birarangirira ahangaha. Ntago uzongera kurwana nabyo, ahubwo urabicyaremwe gishya, uratangira kwinjira mu bundi buzima. Niba uhari haguruka uze twihute. Reka nsabe Revera atambuka yigira hano imbere afashe umurimo. Tambuka, nyaruka nyaruka. Dukeneye kubona ubukwe bwawe, iwanyu nta bukwe buhaba. Dukeneye kubona urugo rwawe rurama rudasenyuka, iwanyu ntibaramye ingo. Itandukanye n'uwo mwuka, itandukanye n'izo mbaraga, injira mu gisekuru cya Yesu Kristo, uyitandukanye n'icyo gisekuru cy'iwanyu. Imana igukorere deconnection, hanyuma iguconnectinge mu maraso ya Yesu. Tambuka nyarutsa. Ushobora kugira ngo uri muriga nurangiza bizacamo, bizaba nka mukuru wawe. Nkuko byagenze kuri mukuru wawe, nawe niko bizagenda. Ngwino kandi ujyemo neza, ahirwaneho. Ngo ngenda soje. Reka twongere dukomere Imana amashyi. Mubura amaso mu ndebe mbafashe. Muteye intambwe ikomeye. Guhaguruka muri aba bantu ni ubutwari. Iyi ni intambwe ya mbere muteye rero. Turifuza ko muterane ya kabiri n'iya gatatu, ntimusubire inyuma ahubwo mukazaba mu nzu y'Imana. Mugiye kwatura aya magambo ngiye kubabwira, kandi muyature neza mudafite isoni, mudafite ipfunwe, kuko mubyiyemeje n'umutima wanyu wose. Muzamura ikiganza cy'iburyo, muvuge neza ngo Mwami Imana. Mubivuge cyane muti Mwami Imana, duhagaze imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza mu mitima yacu, tuje kukwakira ngo tubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ibyaha twakoze byose ubitubabarire, kandi uhereye umunsi tubaye abawe, turanesheje mu izina rya Yesu, amen. Reka tubasengere. Nimara kubasengera muranyura hano muri iriya nzira, hari abo muri busange babagira inama. Ejo muzatera intambwe muze no mu mazi mubatizwe, mukora umurimo w'Imana. Mana ishobora byose kandi yo kwizerwa, turagushimiye muri iki gitondo. Wongeye kuvugana natwe, wongeye kuganira natwe mu mitima yacu. Aba ni abana bawe bavutse, bakwemeye, bakwakiriye, bamaze kwatuza akanwa kabo nk'uko ijambo ryawe rivuga. Natwe turabasabiye mu izina rya Yesu, imbabazi zawe zibagereho, bakure mu gitabo cy'urupfu bandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi uhereye umunsi batsinde umubi. Ngoyi zose zari zibafashe turazicagaguye, minyururu yose yari baboshye turayidohoye. Mu izina rya Yesu Kristo babaye abana bawe, barakwakiriye. Urakoze Mwami, tugushime tugukomera amashyi ku bwabo mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ndabatangariza ku mugaragaro mpagaze hano ko Imana itanze imbabazi.